niba ushaka kujya kurangura muri Tanzania twagiye nkubwira urugendo wanyuramo. Mumize muterero inshuti zasonjera, uyu munsi ngiye kubaganiriza ku rugendo rwanjye rwo muri Tanzania. Ikindi kandi mana, niba ushaka kurangura ufite gahunda kujya kurangura muri Tanzania warabuze uburyo, ngiye kubwira uko wabigenza kuko ibintu birahendutse. For example, dore nk'iyi varisi, murabona ukuntu ari nziza, ni varisi imeze neza nziza kandi nini, ntago ari kinini cyane, ni mwayene. Iyi varisi igura 30. Rero inshuti zasonjera, rero ndizera ko nyuma y'iyi video nta muntu w'umukobwa cyangwa se igitsina gore uzatinya gutravelinga wenyine. Izi saha tuvugana ni saa 9, ngiye muri Tanzania. Nabyutse ni saa 9 kugira ngo so mubize mute inshuti zasonjera. Rero hano nibwo nari nkibona moto, navuye mu rugo nka saa 9 n'igice, ariko moto nayibonye yaciyemo nk'iminota nka 20. Jemba hano hafi mu mujyi n'ubundi mu Gakinjiro, ariko ntago byari byoroshye. So namanukanye n'umumotari rero ambwira ati rwose birantunguye kubona umwana w'umukobwa ari kugenda izi saa 9 wenyine nijoro, ari kuvuga ngo agiye mu kazi. Nageze Nyabugogo rero, murabona ukuntu Nyabugogo yari imeze, nta bantu, murabizi kuri yuzuye akajagari, ariko saa 10 nta bantu bari bahari. Rero nahise mbona imodoka saa 10 n'igice igenda ikangeza Rusumo. Mbibutse ko muri Tanzania nta modoka ihari igenda direct itajya muri Tanzania. Urateguka ukagera Rusumo, and then wagera Rusumo ugateresha ukongera ugatega imodoka hakurya muri Tanzania. Narabanje rero njya kuvunjisha amafaranga, byari 50,000 baba 87. Ntago nzi leta, ntago nari mbyitayeho, icyo nashaka ko ari ukwigendera. Ubwo rero iyo umaze kugenda ugeze ku mupaka, uba ugomba gufata moto ikakujyana hakurya aho bateresha. Nabonye harimo akagendo kwagenda wenyine, nta umva wahagenda nk'iminota nka 40 cyangwa isaha, ariko biba byiza iyo ufashe akamoto. Hano rero nari nyiri ku rukuta rw'u Rwanda, nari ntaragera aho bateresha. Mbibutse yuko rwose guteresha ntago bitinda. Hano rero nahise ngenda, ahangaha ni muri system ya Tanzania. Ikintu cyantunguye rwose, nabonye iki gihugu ni cyiza cyane nta kibazo, ariko ntago isuku imeze nk'iyacu. Mbese ukihagera uhita ubona yuko harimo itandukaniro. Rero nagiye ndeba utuntu twinshi twiza, ibiyaga, utuntu dutandukanye. Nasanze bari gukora umuhanda, hari aho twageraga moto ikava, bigasaba ko tuvaho kugira ngo moto bayiterure bayambutse, nyine bari gukora imihanda. Nageze aho nagombaga kujya, nageze saa 6 z'ijoro, ndahije mpita njya kuryama. Dore nafashe aka hoteli kamakeya rwose 25 nk'umuntu wahombye. Ntago nari kujya kwigondera iyi hoteli kinini rwose cy'amafaranga menshi. Nari nzi ko nari nasabye, nari na booking hoteli y'ibihumbi 80, ariko mpita nibonera ka 25 mpita njyayo. Bwarakeye rero, ahangaha ni ahantu nagiye, niho naguriye utuntu twinshi. Ni isoko risanzwe rya Mwanza, ariko ntabwo ariho barangurira. Nge naguze bisanzwe. Ibaze ko ndi kuvuza induru ngo birahendutse kandi byari ibintu bisanzwe, wibaze kubajya aho barangurira. Niba ushaka kujya kurangura bivuze kandi naguriye mu isoko risanzwe ataraho barangurira, ibaze none ugiye kurangura. Umva guys, ibintu biba bihendutse ko two mu bitekerezo. Nk'ivarisi igura amashiringi, nayiguze amashiringi 70, urumva biri 35 n'udufaranga dukeya. Kandi nyine nayiguze ndi kwihuta, ntari gukatuza kuko nari nakererewe, ndi kwihuta ndi kugira kirimo ibintu ngende. Noneho kandi mu isoko ryo hejuru rihenze, ibaze noneho kujya aho bandi barangurira. Ubwo wasanga bayirangura nk'ibihumbi nka 15 cyangwa se 20, bakaza bakazitugurisha ku 100. Niba ushaka kujya kurangura muri Tanzania twagiye nkubwira urugendo wanyuramo. Mbere na mbere ngiye njyayo ntabwo nari ngiye kurangura, nari ngiye kuri deal y'izindi business, ariko itari ukurangura cyangwa se y'ubucuruzi bw'imyenda. Nabyutse saa 10, nari nashyizemo reveil ya saa 10, ariko saa 9 kwa nkunda gusenga saa 9 z'ijoro, ndibyutsa ndasenga. Maze gusenga mbona n'ubundi harabona iminota 30, mpita njya muri douche, ndoga, ndambara, ndisiga, ndangije njya muri gare. Nageze Nyabugogo rero, bampiye saa 10 n'igice. Saa 10 n'igice imodoka yaragiye. Gusa ikintu ntakunze ku imodoka nagiyemo nuko igera Remera igahagarara umwanya munini, abanza bari gushaka abagenzi. Ikindi kandi igenda ihagarara mu nzira. Bityo rero byatumye ngera ku mupaka wa Rusumo hagati mu masaa 6 na saa 6 n'igice. Maze kugera ku mupaka rero narabanje ndeba utuntu nkenere, ndangije mvunjisha amafaranga. Ngiye rero kubera yuko
murabizi ko ngiye mba nkunda kuba nzi ibintu bijyanye na online, uburyo nafata amafaranga y'amanyarwanda nkayavunjamo ama Tanzania nkoresheje Binance. Ntabwo byansabye kugira ngo mvunjishe amafaranga menshi, kuko nta konti nta simukadi yo muri Tanzania nari ndabona. Navunjishije 50 by'amatanzania by'amanyarwanda ba 82 by'amatanzania. Ndangije ndeba n'utundi tuntu ndi bukenere, ndangije njya ku mupaka. Uragenda ugateresha mu Rwanda ugateresha no muri Tanzania. Noneho umuntu wo muri Tanzania niwe wanguye ngiye kugenda, kuko yarambwiye ati ugiye gukora iki muri Tanzania? Ndavuga ati ngiye gutembera. Arambwira ati se hari umuntu uziyo? Ndavuga ati nta muntu nziyo. Arangije arambwira ati rero ntago wagenda gutyo gusa, uratwereka hoteli booking. Nese booking kuri hoteli yitwa Kingdom, yari amadolari 42. Ndabookinga, ndangije mwereka booking. Arangije arandeka ndagenda. Naheze ku mupaka rero nahise mfata moto aba ari ibihumbi hagati ya 5 8, ntago birenga 10 by'amatanzania, ikakugeza aho bita Benako, aho ufatira imodoka zijya hirya no hino, waba ugiye Dar es Salaam, waba ugiye Mwanza, waba ugiye ni henshi, niho rero ufatira imodoka. Ubwo naragiye, ariko kuko ngiye ibintu nashakaga ibintu byari biraho hafi. Umumotari wantwambeshya ko hari ahantu ngo biherereye ngo mu mujyi wa Ngara, ariko tugiye kugenda nk'abajya mwemera 15 turi kugenda nk'abajyayo, mbona ari kunyuza mu biyira bibi. Ndavuga toya batananyi banatoya, nkomeza njyane Benako. Ngeze Benako nasanze ibyo nshaka nta bihari, biba ngombwa ko ngomba gukomeza nkajya mu mujyi. Rero undi mujyi wari ufatika nagombaga kubonamo ibyo nshaka ni umujyi witwa Mwanza. Na ahantu hari cyane kubera yuko navuye Ngara nafashe imodoka nka saa 8, nageze aho ngaho mu masaa 3 gutyo. Ndangije ubwo ngerayo. Ngezeyo rero ntabwo nahise njyana kure, nahise ndeba hoteli yari iri hafi aho, kuko harimo nk'ibintu dutanu kuva imodoka yansize njya mu hoteli. Nari muri hoteli yitwa Nazareth Hotel iyi Mwanza. Hari imodoka hafi muri gare ya Mwanza hafi aho, mpita ngenda. Ubwo nari nzi ko kuko iyo hoteli nari nabukinze yari mu 80 by'amashiringi. Ndangije ndavuga mageze ndabaza se nangaye, bahita bambwira ngo ni 25. Mpita ya hoteli. Ndavuga ati reka nigumire hano mu 25 harimo na breakfast. Ubwo mpita nishyura iminsi 2. Ndangije ndagenda ndaryama, nyine ukumva wabunije. Nari nariye, hari abantu bamfashije b'abanyarwanda, ariko mbashimire. Harimo umuntu witwa Clement baramfashije, turi kujya Tanzania ba Marifti. Aho lift yansize niho nategeye, nishyura 15 ngeja aho ngo Mwanza, ariko mu kugaruka ni 25. Ubwo rero ndangije Clement twari twanasangira, umva nari nariye. Nagezeyo mpita ndyama. Maze kuryama mu gitondo nabyuka njya mu byari binzanye. Ndangije mpita njya no gutembera mu mujyi. Aho mu mujyi rero nagiye no nageze nsanga imyenda irahendutse, kuko iyi myenda nambaye ni complete nayiguriyeyo. Naguze utwenda nyine dutandukanye, ariko nanze kugura byinshi bitewe nuko bambwiye ngo ku mupaka ngo barabifata. Ariko imyenda yawe bwite itagaragara niyo ubucuruzi ntabwo umupaka wacu ujye ufata, murabekera u Rwanda rwose. Ubwo naragiye ndahaha utuntu dutandukanye twinshi. Maze guhaha naragiye ndahaha, maze guhaha ngura ivarisi. Iyi varisi rero yantunguye ko nayiguze 35, nawe ndacyabiseka rwose. Kandi mfite indi varisi bingana naguze 95 mu Rwanda. Ubwo maze guhaha cyakoze ikintu nabonye ibintu nakunze ni ibiryo byabo. Abantu barira ku muhanda, inzara yaje kundya irandya, kuko ngeze kuri hoteli nsanga bafunze, nakize bwije njya kurira ku muhanda. Ibiryo bibi bisa nabi, ahantu hasa nabi, mana yanjye, ku buryo nageze mu rugo mbura peti burundu. Namaze nk'umusose kurya byananiye. Ndangije ndataha ndaryama, ariko barambwira ngo imyenda ujyanye ihumura ngo barayifata. Ubwo biba ngombwa ko ndi munsi wa 3 kugira ngo imyenda bayifurire ibe itakirimo umuhumuro. Barayifura, bamaze kuyifura ndongera mfata naragenda katisha saa 12. Twavuye saa 12 aho Mwanza, tugera nageze ku mupaka mu masaa 7. Ndangije ndabanza ndarya, maze kurgisha nawe n'ibibazo byinshi muri urwo rugendo, we ntabwo nzabyibagirwa. Maze kurya ndambuka ndaza ngongera ndateresha. None nta n'ikintu barambajije gusa Tanzania yari imeze ite. Ndavuga ati wow ni nziza, ariko ikintu nakunze Tanzania ibintu byabo byose birahendutse. Abe hoteli, abe byo kurya, abe imyenda nyine, ariko nabo haba hari umwanda. Mana yanyu urebuka avuga ati wacu mu Rwanda ni heza pe. Niyo mpamvu abantu bajya bavuga ngo u Rwanda ni cyo gihugu cya mbere cyiza cyane gifite n'isuku. Nuko umva haba hari umwanda, nicyo kintu cyonyine nabonye, ariko ibindi ni byiza.
umva hari view nziza, hari utuntu twindanye cyangwa utuvido nagiye mfata, haba utuntu twiza, haba abantu bakunda koze abantu bo baturusha urukundo mw'abanyarwanda uziko nihagarariraga ahantu abantu bakamagara ngo dusangire ngwino ibaze wacu mu Rwanda umuntu akubwira ngo umusangire ego mana ahubwo kurya n'utwo ufite akigendera. Mbona nyine abantu bawo ni beza. Rero ushaka rero kujya kurangura muri Tanzania, hari abantu nabonye abantu bagiye banyandikira niba ari ngo karaoke, niba ari ngo n'abantu bajya kurangurira ku buryo nk'imyenda y'ama complete twiruga tugura 25-30 ugira Tanzania ukasangura kuri 10,000 cyangwa 8,000, ariko nyine hiyongeraho n'umusoro. Ntabwo nzi uko umusoro ko babimeze, ariko imyenda yawe bwite ntabwo bayifata. Nagize ku mupaka nari mfite igikapu n'ivarisi, nta muntu wamfatiye ibintu. Rero imyenda yawe bwite ugiye kwishopingira ubagiye mu ka trip gashopinga, nta muntu ugufatira imyenda yawe nkuko mwari mpeshye kuri TikTok k'imyenda ngo harifata ngo ntuzayitisha. Barambajije mvuye Tanzania, okay, baransaka bareba ko nta bintu ninjije bitemewe, barambwira ati gendere. Ahubwo naricuje impamvu ntaguze umuceri, uzi ko umuceri wendutse sha. Nuko rero nuko urugendo rwanjye rwagenze, ngiye kubona mbona ageze mu Rwanda amahoro, nshima Imana, ndavuga ati Imana ishimwe. Rero uramutse ushaka kujya kurangura muri Tanzania biba byoroshye rwose, wagenda ukarangura, wagenda ugafatiraho rwose ubuzima bugakomeza. Rero ukora subscribe kuri YouTube ya Sonja niba ushaka utuntu nk'utu tuzadutumutera imbere, tuzatumuzamuka ngiye cyo nzamenya nkabona ko nkabona ari ikintu cyagirira abantu umumaro, nzakibabwira. Nubwo muvuga ngo mvuga ibintu byanjye byose ngomba nkwe kugira ibanga, nta banga ngomba kugira, rata duterana imbere. Niba ushaka gutera imbere wenyine birakureba, ngiye ndashaka ko twese tuzatera imbere turi kumwe, niyo mpamvu nta kintu ngomba kubabwira. Rero nuko nta bujura nabonye, nta rugomo nabonye, nta muntu wangiriye nabi, usibye ko kujyana utazi kirimo icyaho ni ikibazo. Baravugaga nkareba nk'imbwa, nkareba nk'imbwa yabuze ibyo kurya bakanseka, nkareba icyo bari guseka muri hoteli. Umuntu modaringa ikintu wenda nkodaringa nyuma bate ndakostinga amadolari 15,000 by'amatanzania, jya ku mafagitire kama 20. Namubaza impamvu no kutumvikana n'icyongereza ntambwire, nkavuga toke baramfata se ngapfa kumwishyura nkikomereza. Ikindi kandi baransuzukuraga, narabahamagara ati muzanire breakfast mu cyumba bakanga ngo ntibyemewe, ariko nabandi kwifatira hanze nkabona abandi bari kubashyira mu cyumba. Sinzi icyo bamoraga, wenda niba uko ndi umunyarwanda cyangwa uko ntumvaga ikirimi ntago mbizi. Iyo hoteli yarimo abakozi barenga 20, ariko umuntu umwe wenyine twavuganaga uzi icyongereza. Bivuze ngo rero kujyana uza karimi gakeya kawo byaba byiza kurushaho. Ngaro gukora subscribe. Ikindi kandi ndabakunda cyane, nitwa Sonja umukobwa wanyu. Thank you. Ahangaha rero narenje guteresha ndi kugaruka mu gihugu Tanzania, bari bamaze kunterera ngiye no guteresha mu Rwanda. Mbibutse ko kugaruka rwose nta kintu bakubaza, abambeshye ngo iyo ugeze ku mupaka ngo utuntu twose wahashye baradufata, keretse iyo bigaragara nk'ari ibintu by'ubucuruzi, ariko ubusanzwe ntago babifata. Utuntu wihahiye bisanzwe rwose two kwambara tw'imyenda yawe ntago babifata. Murakoze cyane rero, bye bye, subscribe.